Ndagushuhuje nizere ko umeze neza aho uherereye hose mu nce zitandukanye waba uri muri uyu mugabane wacu wa Afurika cyangwa se uri hanze y'Afurika, yaba abari muri Amerika mudukurikirana cyangwa se mu bindi bihugu by'Uburayi mubana natwe. Imana ibahe umugisha. Nizere ko mwese muguwe neza kandi n'abatameze neza kubera ubuzima bwacu, mwihangane, mukomere, byose mufite mubyereke Kristo, niwe ubasha gukora ibyananiranye cyangwa se niwe ubasha gukemura ibyananiranye. Uyu munsi tugiye nifuje yuko tuganira kuri ibi bintu cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti inzira eshanu zo guhindura akamenyero. Mu by'ukuri hari amahirwe menshi tugenda dutakaza kubera imyifatire cyangwa se imyitwarire n'uburyo twatwayemo ibintu, ugasanga tubitwaye mu buryo butari bwiza, rimwe na rimwe bikadukururira ingaruka mbi cyane cyane. Ariko nongereho cyane, uyu munsi mu bantu muri buze kunkurikira cyangwa se mu badukurikiye muri uyu mwanya, nzi neza yuko urasobanukirwa icyaguhesha amahoro muri ubu buzima bwacu ndetse bikaguhesha n'icyerekezo cyiza. Muri izi nsanganyamatsiko eshanu harimo imirire, iminywere, imiganirire, imiryamire ndetse no gukoresha neza igihe. Twihuse cyane n'abatindiye, reka tujye ku cyambere, ku ngingo ya mbere ijyanye n'imirire. Mu by'ukuri imirire yacu hari uburyo rimwe na rimwe usanga dufosinga umubiri wacu, ugasanga bitewe n'uburyo turya, ugasanga umubiri wacu ntago ufite ubudahangarwa. Rimwe na rimwe muri iki gihe hari indwara yateye cyane abantu benshi muze kuganira nabo, usanga bataka igifu. Akenshi ugasanga wenda bari gushaka imiti kwa muganga n'indi miti wenda bagenda barangirwa n'abantu ku ruhande, ariko reka mbabwize ukuri, nudahindura uburyo ngiye kukubwira muri iyi mirire, utekereze yuko uburyo wakwivuza uburyo wakivuzamo cyose kugira ngo gikire ni ibintu bigoye cyane. Kandi nuza guhindura ubu buryo, ndakeka bizagira icyo byongera kinini cyane muri ubu buzima, kandi nunabikora uzambwira ko hari icyahindutse muri ubu buzima. Nubwo biba bitoroshye, ariko nzi neza yuko ni uburyo bworoshye cyane umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ahindure imirire. Ku ikubitiro turahasanga amagambo akomeye cyane, cyangwa se amagambo ngiye kubabwira akomeye cyane buri wese agomba kuzirikana. Ni amagambo agira ati ngo muri gahunda fatizo Imana yahaye umuntu harimo kurya, gukora, kuruhuka no gushyingirwa. Ibi byose byari kubera umugisha umuntu, amahirwe n'isoko y'ubwenge n'umunezero biramutse bikoreshejwe neza. Ni ukuvuga ngo ibi bintu Imana cyangwa se uburyo Imana ikiremwa umuntu yahise imushyira imbere, ni ukuvuga ngo umuntu ni njye nawe turamutse tubikoresheje neza, nzi neza ko ubuzima bwacu bwamera neza. Ariko mbere y'uko najya kure, reka twiragize Imana kugira ngo ibashe kutwumvisha ibi bintu, dore ko Satani burya ngo aho abera umugome ajya areba ibikenewe akabitunyaga, ubundi akatuzanira ibindi byangiza ubuzima bwacu. Dusenge. Data mwiza, Mana ukiranuka, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Tugiye kurebera hamwe mu byafashe ubugingo bwacu, ndakwinginze ngo ube umuyobozi, kandi nizeye ko ubidushoboza mu izina rya Yesu, amen. By'ukuri mu mirire cyane, abantu benshi barwaye igifu ariko ntabwo bazi ikibitera. Ubundi mu mabwiriza cyangwa se mu nama zagiye zitangwa n'abashakashatsi mu by'ubuzima, ubundi batubwira yuko mbere y'uko urya cyangwa se hagati y'ifunguro n'irindi, ugomba byibuze ifunguro ugomba kurya, nimba uriye mu gitondo, kugira ngo wongere gufata ifunguro byibuze hagomba gushira hagati y'amasaha 5 n'atandatu.
ubwo ni uburyo bwa mbere. Kandi ikindi kandi byibuze umuntu agomba kurya gatatu ku munsi, bitanagushobokeye na kabiri ku munsi ntacyo bitwaye, ariko byibuze ukabikora mu masaha adahindagurika. Ku bantu bakunze kurwara igifu rero, ni ukuvuga ngo tuvuge nk'uyu munsi niba uriye saa 2 za mu gitondo, ejo ukarya saa 5 z'amanywa, ubutaha ukanabwirirwa, ukongera wenda ukarya saa 12 za mu gitondo, urumva iyo ni imihindagurikire kandi biteza ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwacu, cyane cyane igifu kikagira imbaraga nke, ugasanga umuntu arakirwaye kandi no gukira kwacyo bikagorana. Kandi n'andi makosa dukunze gukora, ugasanga turi kurya cyane, mbere kuryagagura, ugasanga wenda urariye nyuma y'isaha urongera urariye, ukongera ukarya. Ari naho mbona bakunze guhekenya shikarete cyangwa se bakarya bombo, ugasanga buri kanya ari guhora arya. Menya ko iyo ugiye kurya, hari indurwe zishinzwe kunganira igifu mu gutunganya ibyo kurya. Rero iyo zibaye nyinshi nanone mu gifu, bigira ingaruka mbi cyane. Niyo mpamvu rero kurira ku gihe, tuvuge nimba ufashe umwanzuro ukavuga ati njyewe shukuru nzajya ndya saa 9 za mu gitondo, nongere kurya saa 6 za kumanywa, nongere kurya saa 1 za nijoro cyangwa saa 12 za nimugoroba, ayo masaha agahoraho bitewe n'ibihugu turimo. Ayo masaha agahoraho, ni ukuvuga ngo iteka igifu cyawe uzaba ugishize kuri gahunda idahinduka kandi kibimenyere, usange kiri kugenda kigira umusaruro, cyangwa se usange umubiri wawe uri gutanga umusaruro, za ndwara za hato na hato ndetse no kurwara igifu usange biragabanyutse. Ngira ngo aya ni amwe mu makosa twajyaga dukora, ngira ngo buri wese yahindura. Noneho ingingo ya kabiri yerekeranye no guhindura iminywere, cyangwa se no kugira n'uburyo wenda twakoramo kugira ngo umubiri wacu urusheho kugira ubuzima bwiza. Ubundi mu minywere naho twihuse cyane, kuko ntabwo ndakoresha iminota mike, kandi ndagira ngo byibuze uburyo buze kumvikana n'uri buze kudukurikirana agire byinshi ahungukire. Ubundi mu minywere hari ibinyobwa byinshi byatunganyijwe umuntu agomba kunywa kandi bifite umumaro, cyane cyane nk'ibinyobwa bituruka ku mbuto, ariko byatunganyijwe mu buryo bwiza, kandi cyane cyane tujye twirinda n'ibi binyobwa bituruka mu nganda, cyane cyane biza ari ibyangiza ubuzima bwacu. Ariko muri ibi binyobwa byo ndaza kwibanda cyane cyane ku kinyobwa bita amazi. Amazi ni ikintu dukunze gusuzugura, ariko reka mbwire ko amazi afite umumaro 100% ku buryo bukomeye cyane buri wese agomba kumenya. Ubundi amazi, ubushakashatsi cyangwa se bamwe mu by'ubuzima bagiye bagaragaza yuko amazi afite agaciro gakomeye cyane mu mubiri w'umuntu, kandi ko ubundi muri rusange ko umuntu agomba kunywa amazi 2 ku munsi, kandi byibuze akanywa 1.5 litiro ya buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero amazi afite uruhare cyane mu mubiri mu buryo bukomeye. Reka turebe akamaro k'amazi ubundi ni akahe, bimwe muri bike tugiye kureba. Noneho hanyuma mbarangire n'uburyo tugomba kuyakoresha n'uburyo agomba kunyobwa. Ni ukuvuga ngo hano abashakashatsi berekanye ngo binyuriye mu gusohora ibyuya, ngo amazi agira uruhare mu kugabanya ubushyuhe bw'umubiri, ajyana umwuka mwiza n'ibiryoherera hamwe n'amavuta akenewe mu mihore iri ku murimo, cyangwa se n'ubwo buryo. Ngo asohora ibisigazwa by'imyanda nka carbone cyangwa indurwe zikomoka mu mata, atera ingingo koroha zigashobora guhina no guhinura, kandi agatera ubunararibonye mu ngingo zose. Ngo ashyira uburemere bw'umubiri ku rugero rukwiriye, akoresha neza cyangwa se atuma
amaraso atembera neza mu mubiri. Ngo afite uruhare runini mu gutunganya imikorere y'impyiko. Ngo ashyira urugendo rw'amaraso kuri gahunda nziza. Afasha mu kongera amacandwe no kurema amarira. Afasha impagarike kwinyakura. Ashyira ubushyuhe bw'umubiri ku rugero rukwiriye. Aruhura imitsi yumva. Ngo aya mazi uyasanga mu bice byose by'umubiri w'umuntu, ariko cyane cyane ibihaha bifite 90% by'amazi, amaraso nayo akagira 82% by'amazi, uruhu narwo rukagira 80% y'amazi, imihore nayo ikagira 75%, noneho ubwonko nabwo bugatwara 70%, noneho n'amagufwa nayo agatwara 22%. Murumva yuko akenshi uyu mubiri wacu ugizwe n'amazi. Niyo mpamvu amazi ari meza cyane. Se umuntu ayanywa gute? Ni ukuvuga ngo mu gitondo ukibyuka ni byiza yuko wenda unywa amazi y'akazuyazi adakonje, kuko kunywa amazi ya mu gitondo akonje nabyo ni ikindi kibazo, bitera igifu. Ni ukuvuga ngo iyo ari amazi ashyushye nyine y'akazuyaze urayanywa mbere y'uko urya. Byakabaye byiza mbere y'uko wagira ikindi icyo ari cyo cyose ukoze mu kanwa, baza unywa amazi, then ibindi nyuma y'iminota 30 amazi amaze gusakara mu mubiri wose, ubone kugira andi mazi unywa. Ubone kugira ibindi wafata. Noneho nyuma yo kongera kunywa amazi, byibuze ni ukuyanywa hashize amasaha 6 umaze kurya. Icyo gihe rero amazi nuyakoresha muri ubu buryo, nzi neza ko aza kugira umumaro. Ariko akenshi na kenshi ingorane tugira, ujya usanga amazi akunda gukoreshwa iyo twagize inyota. Reka nkubwire ko waba urwaye waba utarwaye, amazi ni ingenzi cyane muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Icy'amazi cyo tukivuyeho, nzi neza yuko niba utajya kunywa amazi cyangwa se wajya kuyanywa mu buryo bubi, wahindura ukayanywa neza muri ubu buryo nkubwiye, ubundi bikazagira ingaruka nziza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tugiye ku ngingo yaho ya gatatu, cyangwa se insanganyamatsiko n'ubundi ku ngingo yaho ya gatatu ivuga ngo guhindura imiganirire. Akenshi na kenshi rero mu magambo tujya dukoresha hari ingaruka zimwe na zimwe tugenda dukurura bitewe n'ibiganiro twagize cyangwa se n'abo twabigiranye. Ugasanga hari umubiri wacu tuwushyize mu kaga bitewe n'ibiganiro bitari byiza twagize. Aha ngaha rero hari inama abashakashatsi bagiye batugira kugira ngo byibuze umubiri wacu ugire umere neza. Ubundi muri Bibiliya mu itangiriro niho hatubwira ngo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere, urongera buragoroba buracya, bityo bityo. Hari impamvu Imana yavuze ayo magambo, ariko nimureba neza akenshi twe dutangira umunsi ari uko mu gitondo, ariko Imana yo umunsi yawutangije ikigoroba. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo byibuze kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kumera neza, mbere na mbere tugomba gutegura umunsi ugomba gutegurwa nimugoroba izuba rirenze, kugira ngo birusheho kuruhura intekerezo zacu, then n'amagambo yacu abone uko agira icyo, cyangwa se n'umubiri wacu ureme imvugo nziza bitewe n'uburyo tuba twateguye. Ushobora gutegura umunsi wawe ugapanga ibyo uzakora, then bikakorohera. Rero mu guhindura imiganire rero hari utuntu tw'ingenzi tugiye kureberaho. Ni bimwe mu bashakashatsi mu by'ubuzima batubwiye ngo kandi turamutse tubitekerejeho neza, twakwisanga Imana yarabikurikiranije neza cyane ubirebeye mu ndorerwamo y'imitekerereze. None se umunsi watangira ryari kandi atari nimugoroba izuba rirenze, kandi uwo mugoroba akaba ari wo ushyira iherezo ku maganya n'imirimo
y'umunsi utambutse, none se ayo majwa yajyaga kubamo intsinzi gute atabanje kuyitegurirwa nijoro yabanjirije? Mu gutangira umunsi neza ni ukuwutangira nimugoroba izuba rirenze. Umunsi uba watambutse urenganye, amakosa yawo, ibyananiranye n'ibyashobotse, ibyo byose ni ukuvuga ngo bigomba kwigwaho neza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba wenda tuvuge nk'urugero, niba uyu munsi hari ibyo wagezeho, hari ibyakunaniye, ibyo byose bigomba gutekerezwaho muri ayo masaha. Ariko hano batugiriye inama ku byerekeranye n'imiganirire. Rimwe na rimwe hari igihe tujya dufata ibibazo byacu. Buri muntu wese ndagira ngo buri muntu wenda azirikane aka kantu, ngo buri wese afite ibigeragezo bikomeye agomba kunyuramo, intimba ziremereye agomba kwikorera, ibishuko bikomeye agomba kunesha. Ntukabwire ingorane zawe abantu bapfa. Nimba umuntu ari nka umuntu, tuvuge twese turi abantu, umuntu ni nk'undi, urajya kuganira umuntu mugenzi wawe, buriya buri wese uko mu buzima uko tubayeho, nta muntu n'umwe utagira ibibazo. Buri wese afite ibibazo yikoreye n'uburyo Imana bitewe n'uburemere bw'umuntu. Niba koko Imana ibona ko ntabwo Imana ishobora kwikoreza ibibazo udashobora kwihanganira. So rero kwirirwa ufata umwanya ngo urajya kuganya, nabyo ni bimwe mu bishobora gutuma abantu bagutakariza icyizere. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu bari kukwiganira, n'uwo ugezeho ukabona ari kuguhuga bitewe n'uko bakwinumbye. Rero ibyiza ni uko kugira ngo ufate umwanya wo kujya kuganira abantu, ibyiza ni uko byose ibikuremereye byose, ibyo byose wenda tubonye wabijyana ku birenge bya Kristo, ubundi Kristo we akabikemura, dore ko ari we ushoboye byose, ari nawe twese twiringiye. Ngo amagambo yacu ubundi akunze kutugiraho ingaruka. Ubundi mu biganiro byacu si byiza ko ufata umwanya wo kujya gusebya umuntu, kabone nubwo yaba yaguhemukiye. Ibyakabaye byiza ni uko wanamufata n'umwanya ahubwo ukanamusengera, wenda ukanamusanga, ukanamuganiriza, byanakwanga ukabireka gutyo. Naho gufata umwanya ukajya mu gusebya umuntu cyangwa se bikagutwarira umwanya wawe n'ibyo wakoraga ugasanga birabitaye, ahubwo ufashe umwanya wo kujya kwirirwa uri kuvuga umuntu, urumva ibyo nabyo ni amwe mu makosa ashobora kukugiraho ingaruka, ugasanga uhereye muri ibyo n'iterambere ryawe rikadindira. Ndumva nako twakirinda, nimba wenda kajyaga kanabaho tukakirinda, ubundi tugakora ibifite icyerekezo, ibidafite umumaro tukabireka. Noneho ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo mu bindi bintu tugomba kwirinda rero muri ubu buzima bwacu mu byerekeranye n'imiganirire, ni ukuvuga ngo agahinda karimbura imbaraga z'ubuzima. Ni ukuvuga ngo iyo wagize agahinda gakabije, ukagira umubabaro urenze, ukagira guhangayika, ukagira kutishima, ukagira ipfunwe, ukagira n'igicumuro. Reka noneho igicumuro byo ni ibindi bindi, wenda iyo wuye mu gicumuro runaka, uwo munsi hari ukuntu wirirwa utameze neza, ngo no kuzimiza ibyiringiro bimara imbaraga z'ubuzima, bikabwangiza, kandi bikaba byanatera n'urupfu mu buryo utanateguye. Rimwe na rimwe mujya mubona abantu ugasanga umuntu yiyahuye, ni uko aba yakubiranyijwe n'utu tuntu nari maze kuvuga, akababaro, agahinda gakabije. Ujya abona abandi ngo barwaye depresiyo, cyangwa se abandi barwaye n'ubundi ndwara y'umutima kubera kwiheba. Ibintu nk'ibyo rero ni byiza yuko tugomba kubyirinda, ahubwo tugashakisha uburyo twashakisha ibyabisimbura, ukagerageza kuganira n'abantu, ukagerageza kuririmba cyangwa se no gusoma ibitabo, ugashaka ibintu byose byaguza kugira ngo wirengagize ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo agahinda ntabwo gakemurwa n'ikibazo na kimwe. Agahinda no guhangayika ntibishobora gukemura ikibazo na kimwe, ahubwo birabiteza. Ni ukuvuga ngo ikirwanya agahinda byonyine gusa, uretse kujya kuri Kristo ugasenga, ubundi ibindi byose ukabiharira Imana ikabikoraho. Ibyo byonyine nibyo byagukiza
imibabaro naho n'agahinda ibibazo, agahinda ntabwo bishobora kugukemurira ikibazo, ahubwo icyabigukorera ni uko ushobora gushakisha ibyo wakora aho kugira ngo uheranwe n'agahinda, ahubwo ugashakisha inzira zose wanyuramo kugira ngo ibibazo bishire. Umutekano rukumbi ni ukuvuga ngo umutekano rukumbi w'ibi byose uri mu gutekereza. Umutekano umwe rukumbi wa buri muntu uri mu gutekereza neza. Umuntu uko atekereza mu mutima niko ari. Ni ukuvuga ngo imibereho yawe iri mu gutekereza kwawe. Ni ukuvuga ngo ibyo ugambirira nibyo biba bikugize, ubundi biri mu bwonko bwawe, uburyo witwara, ibyo ngibyo nibyo akenshi bikunze kugira umuntu. Niba ukunze kurangwa neza n'akanyamuneza, ibibazo utabyitaho cyane, aho ngaho buri wese azifuza kukuganiriza, ndetse buri wese yifuze kuba yakugisha inama. Ikindi nanone, indi nama none natanga kuri ubu buryo, inama ya nyuma wenda nsozera kuri iyi ngingo, ukwibanda kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cyawe cya nyuma nijoro n'igitekerezo cyawe cya mbere kibanziriza igitondo, ubanza wiragiza Imana, ibyo ufite byose ubishyira imbere ya Kristo, byose bizagira gute? Bizakemuka. Guhindura imiryamire, ni ukuvuga ngo mbere y'uko uryama ugomba kugenzura, mbere na mbere ikintu ugomba gukora, tugeze mu guhindura imyumvire. Mbere na mbere ikintu ugomba gukora kuri iyi ngingo, ugomba kwishima. Icyo ni icya mbere, ukishimira n'abo muri kumwe. Mbere yo kuryama banza ugenzure icyumba kirarwamo nimba kimeze neza, unarebe n'igikoni n'ibikoresho byose ko bimeze neza, hatoya wenda umujura bitibwa ugasanga nabwo bikuzaniye ibibazo. Kandi unibuke gusasa hakiri kare, kandi usezere abashyitsi cyangwa se n'abawe mu gihe bo bari buzinduke, cyangwa se wowe ukazinduka, kubera yuko akenshi na kenshi mukunze kubona ko muri iyi si hari igihe abantu batandukanye, ugasanga pe aragiye ubutagaruka. Ibyo rero ni byiza yuko mugomba gusezeranaho kandi mukaragizanya n'Imana, byanaba ngombwa yuko wenda munatandukana burundu, ntibikujyane kure ukavuga ati n'ubundi twaganiriye, ariko rimwe na rimwe aka kantu nako tugomba kukitaho, ko gusezera abantu nijoro, kugira ngo byibuze nuzindukira mu mirimo wenda ntimunongere kubonana, wenda ntibize kugiraho ingaruka cyane, cyangwa se ngo nabitindeho cyane. Ndumva ako kantu nako kaba keza mu guhindura imiryamire. Ni ukuvuga ngo ikindi kandi mu masaha tugomba gukoresha, tugomba kwirinda cyane cyane, tuvuge nimba mbere y'uko uryama hagati hari kubura isaha cyangwa ebyiri, tugomba kurinda abana bacu cyangwa se n'abageze mu zabukuru ibisakuza. Kandi muri ubu buzima bwacu, mu kurinda imiryamire yacu cyangwa se kugira ibitotsi, byibuze hari imibare tugiye gutanga y'ukuntu abantu bagomba kuryama. Then tunashishikariza abantu mu kuyikurikiza. Ku bijyanye n'igihe umuntu agomba kumara asinziriye, reka tubahe imwe mu mibare y'ibanze. Uruhinja rugomba gusinzira. Uruhinja rugomba gusinzira hagati y'amasaha 12 kugeza kuri 18. Umwana ni amasaha 10 kugeza kuri 12. Ingimbi ni amasaha 9 kugeza ku masaha 10. Umuntu mukuru ni amasaha 8 kugeza ku masaha 9. Aya masaha maremare mu buryo bwo gusinzira bihagije, biragoye kuyubahiriza muri ubu buzima tubayemo. Byo kuyubahiriza biragoye, ariko reka mbabwire, aya masaha uyaryamye neza, bya bibazo byose by'umutwe, kuvuga nabi, gutekereza nabi, ibyo wapanze ukabona biri kujagagurika, ukabona mu bwonko sinzi ukuntu habaye, iyo wagize umwanya wo kuruhuka nk'uko mbibabwiye, ni ukuri ubuzima bwawe burushaho kumera neza. Uzanabigerageze, kandi mu cyumweru kimwe uzaba umaze kubaka umubiri wawe mu buryo bukwiriye. Hano rero tugomba kwirinda ibikangura intekerezo, za televiziyo, za WhatsApp bitwarira amasaha yo kuruhuka, tukaruhuka bingana n'ayo masaha, bizatugiraho umugisha cyane. Ingingo ya 5, gukoresha igihe neza. Ngo bitewe n'uko ubuzima bwacu bw'uyu munsi bukubiye mu gukora, ni ngombwa yuko tugomba gutegura imirimo yacu.
niba umuntu aguhamagaye ngo ngwino tujye muri ibi ugasanga ibyo wari urabiretse urumva nabwo ni amakosa. Nimba hari ikintu wateguye gukora gikora ukirangeze, numara kukirangiza nimba ari umushinga runaka wateguye gukora ukore uwupange neza utegure, hanyuma nuwushyira ku murongo uzabyane n'ibindi. Ariko si byiza gupanga umushinga ejo ukajya muri ibi ugashagurika ugasanga imishinga nk'itanu yose urikipangira icyarimwe. Icyo gihe rero ntabwo aba ari byiza cyane, rimwe na rimwe bigutesha umutwe ugasanga byose bipfiriye rimwe. Umurimo wagakoze ukorana umwete kandi mubwira kandi mu gihe gito, reka kuzarira no gukora usodoka, ntabwo ari byiza cyane. Niba ari umurimo uri gukora ukorana ubwira urangire, then ufate uwundi. ngo kenshi ntabwo mujya musoza umurimo mwateguye gukora. Ibyo byo mu buzima bwacu biragoye, ariko ni byiza ko iki kintu tugomba kugikurikira. Ni ukuvuga ngo guha umurongo umurimo dukora buri gihe ni ingenzi cyane. Nimba hari imirimo ugiye gukora, iha agaciro, uyihe umurongo ngenderwaho ugomba gukora, kandi buri gihe ukibarire, buri kanya ukabare. Then nimba wenda tuvuge nk'urugero umurimo wateguye, nimba hari umurimo uri gukora wiha igihe ngo aya masaha ndaba nkurangije, kandi ukorane ubwira mu buryo bukomeye. Reka Imana idufashe gukurikiza ubu buryo, nitugaruka tuzareba ibindi bintu bishobora kudufasha muri ubu buzima. Nzi neza yuko hano kuri iyi channel abahageze bazahungukira byinshi. Reka Imana idushoboze gukurikiza ubu buryo, kandi nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, Mana udukunda, turakwinjize kugira ngo duhe gukurikiza ubu buryo tumaze kureba, kandi duhe guhindura imibereho yacu. Nibyo mbasabira, nibyo nsabira abadukurikira muri aya masaha, nanjye ubwanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.